Uyu muti ugarura umugore wahukanye cyangwa se umugabo wataye urugo. Dore rero uburyo uwukoresha kugira ngo ubashe kugarura uyu mugabo, uragenda ugafata ifoto ye, ugafata n'akenda k'imbere, ugafata igihosho cy'icumu, ukagisiga ubuki. Noneho ugafata n'iyi miti harimo inyange, urutoni, indirira, inyange, matene, umukurura, munyegereze, urushokoro, umwifuzo, umukunde, magaru, ishangi, ishikashike, umushengeshi, urujenone. Iyi miti yombi rero uko ubikora ushaka kugira ngo ukurure uyu mugabo wataye urugo ugira ngo agaruke, ufata ifoto ye ukayirambika ku buriri, wamara kuyirambika ku buriri noneho ugahita ufata icumu, ugafata igihosho cyo ku icumu ukagisigaho ubuki, warangiza ugahita ugitikura muri ya foto kigahinguranya no ku buriri, ugahita uvuga uti wowe Karegeya Kalisa, ahantu uri hose ubura amahoro, ugira amahoro ari uko ugarutse mu rugo rwawe, ugira amahoro ari uko ugarutse mu kiryamo cyawe. Ugahita ufata n'uyu muti nkubwiye wose w'ifu ukawunyanyagizaho, ubundi ukamuhamagara ukamutongera, ukavuga uti njyewe Madalina Rivera mpamagaye umugabo wanjye witwa Kalisa Jean Claude, ahantu ari hose abura amahoro, agira amahoro ari uko agarutse mu rugo rwe. Ukamutongera, ukongera ukamutongera, ako kanya bitarenze amasaha 24 umugabo aba amajije kugaruka. Yego ushobora kuba utabisobanukiwe cyangwa kuri iyi miti hari umuti uburamo, kuko hari n'indi miti yongerwamo, ukaba wahamagara muganga Rwakagango guturuka hano mu Gisaka, hano muri hano mu Gisaka cya Kibungo, akaza akabigufashamo. Yego hari n'izindi ndwara nyinshi cyane avura, kubera ko aranagufasha, akaguha nk'umuti w'urubyaro ku bantu babuze urubyaro, ku bagabo badatera akabariro neza atanga umuti w'ubugumba, atanga n'umuti uvura indwara zijyanye n'amarozi. Hari amarozi y'amategano y'amahuherano, uyu musaza arabivura bigakira. Hari ku bantu baba bashaka umuti w'ubucuruzi, bashaka umuti wo guhingiraho, bashaka uruhereko rufata abajura, bashaka nk'umuti ukuzamura mu ntera, mu kazi, mu byo ukora, uyu muti uragufasha bigahita bikunda ako kanya. Muzehe Rwakagango rero hari nimero wamushakaho, kubera ko azwiho kugarura ibyibwe. Arabigarura mu gihe gitoya, naho byaba byaribwe hashize igihe kinini, naho byaba byibwe ako kanya, afite uburyo abigarura ako kanya bikaboneka. Kandi azwiho aranashika, ashika abarozi, agashika abajura, agashika abacuraguzi, akanabaha n'igihano. Rero muzehe wamuhamagara akabigufashamo, niba ufite uburwayi bukomeye nka kanseri, diyabete, indwara z'umubiri, izo ku ruhu, inyuma, indwara z'amarozi, niba ufite umusazi wirukanka ku gasozi, abatewe na za nyabingi, arabavura ako kanya bigahita bikira. Uyu musaza rero uturuka hano i Kibungo mu Gisaka, we agukoraho akaguha umuti ugahita ukira ako kanya. Hari nimero ze rero, hari nimero ze harimo nka 0 karindwi 3 9 8 18 42 8, 0 karindwi 3 9 8 18 42 8. Hari n'indi nimero ushobora kumusangaho, harimo nka 0 karindwi 9 8 6 9 2 9 5 6, 0 karindwi 9 8 6 9 2 9 5 6. Uwo musaza rero yagufasha bikihuta cyane, kandi yagufasha serivisi yawe ikabasha gukemuka mu gihe gitoya cyane, kuko avura indwara nyinshi cyane. N'iyi nimero nayo rero ajya akunda kuyikoresha ya 0 karindwi 2 3 2 0 karindwi 4 28, ariyo iyi nimero ya 0 karindwi 2 0 karindwi 2 3 2 0 karindwi 42 8. Okay, reka nyisubiremo rimwe iyi nimero ya 0 karindwi 2 3 2 0 karindwi 42 8. Wamuhamagara akagufasha,
no kuri MTN nayo wayimusangaho ya 07 86 92 956 07 86 92 956. Waba ufite ikibazo gikomeye cyane, ese umugabo yaragutaye, muhamagara agufashe. Ese umukunzi wawe yaragutaye, muhamagare agufashe. Waba ufite umukunzi wawe w'umusore wagutaye, muhamagara agufashe, uwo musore ahita akugarukira. Waba ufite umugabo wagutaye, muhamagara arahita abigukorera agaruke. Cyangwa se waba ufite umugore wagutaye cyangwa ufite umukobwa wagutaye akaba yarakwibagiwe, hamagara muzehe arahita agufasha, umukunzi wawe akugarukire mu gihe gitoya cyane, kuko ibyo muzehe abikoraho mu kanya gato cyane. Hari n'ibindi byinshi rero muzehe akora bigiye bitandukanye, nk'uburwayi bwananiranye, harimo nk'uburwayi bwa asima, mbese indwara z'ubuhumekero zose muzehe azikoraho, harimo nk'indwara z'umutima, indwara z'amarozi, indwara zo mu mubiri imbere, harimo impyiko, umwijima, harimo kanseri, diyabete, harimo igifu, harimo indwara za telekomunansi, harimo imitezi, imburugu, buragaza n'izindi ndwara nyinshi zo mu gitsina. Indwara nyinshi z'amayinfegisiyo nazo arazivura zigakira, ariko cyane cyane akaba azwiho no ku ndwara zijyanywe n'amarozi. Harimo amarozi y'amategano, amahuherano, amaryano, harimo amatongerano, cyangwa se nko ku bantu bateje ibintu bya nyabingi cyangwa n'ibindi bintu bagiye babahuhera, muzehe arabivura bigakira. Kandi muzehe agufatira n'umujura, kuko atanga n'uruhereko rwo mu murima, umuntu yaza kukwiba ugasanga yafatiweho. Muzehe rero anatanga n'umuti ku buryo nko ku mukobwa watakaje ubusugi yongera akabusubirana, atanga n'umuti indwara ikuriho ikakuvaho ikajya ku wayiguteje. Muzehe rero aba afite uburyo abikoramo, mu buryo biba byoroshye cyane. Rero yanagufasha, rero wowe ushobora kumuhamagara kuri ziriya nimero ukaza akagufasha, kuko avura ibintu byinshi byananiranye, kandi na bya bindi uba ubona ko bidakunda, muzehe aba afite ukuntu abishika akabibona, kuko ashika umurozi akaza akivuga n'amazina ye, ashika umujura akaza akivuga n'amazina ye, ashika mbese wowe ikintu ukeneye cyose muhamagare. Hari abarwayi benshi cyane bagenda bakajya nko muri za Tanzania, bakajya mu Bugande, cyangwa se bakaba bajya mu Burayi, muzehe uramuhamagara akagufasha. Niba warazengurutse mu bihugu bigiye bitandukanye bikanga, ukaba waragiye mu Buhinde ukaba utarimo gukira, gana muzehe agufashe, ubwo burwayi akuvure buhite bukira. Urumva hari nk'uburwayi buba bwarananiranye kwa muganga, ariko muzehe aba afite uburyo abukurura akareba, agahita agufasha, ubwo burwayi bugakira mu gihe cyihuse. Niba rero ushaka kumenya aho akorera, muzehe akorera hano mu mujyi wa Kigali, akorera hano Ngaruye mu gasantere. Ni umusaza guturuka hano i Kibungo, hano mu Gisaka cya Kibungo, ubundi niho yakoreraga, ariko akaba yaraje hano mu mujyi wa Kigali. Muri serivisi nyinshi zigiye zitandukanye ahita abigukoreraho rwose ako kanya, bikaba bivuye mu nzira, kuko ajya anatanga n'umuti ku bantu babaswe n'inzoga n'itabi. Aguha n'umuti ugahurwa itabi n'inzoga ukabihorwa burundu. Atanga n'umuti w'urukundo, atanga n'umuti w'ubucuruzi ku bantu bashaka kugira ngo abakiriya bajye biyongera babe benshi. Atanga n'umuti ukurura abakiriya mu bucuruzi, agatanga n'umuti w'urukundo ku bakobwa no ku bahungu, ku buryo umukobwa wakubenze uwo muti biba bikorohera cyane rwose. Muzehe rero ntabwo ari ibyo akora gusa, atanga n'uruhereko, kandi ikindi nanone azwiho no kuvura indwara z'amarozi ziba zarananiranye. Yego, niba uri umugabo warikinishije, udatera akabariro neza, aguha umuti, igitsina kigakura kikaba kinini, yaba mu burebure, mu bugari, igitsina kigakura kikaba kinini, ugatera akabariro neza, ku buryo ushobora gutera akabariro iminota 90. Muzehe rero atanga n'umuti ugatera akabariro neza, kuko agira n'umuti w'amavangingo, agira n'umuti wo guca imyeyo. Ni ukuvuga ngo aragufasha, kandi mu gihe gito cyane rwose ukaba urakize. Hari indwara nyinshi cyane rero muzehe avura, muzagenda muduhamagara. Hari byinshi akora wenda tutabashije kurondora byose nk'uko yabitubwiye. Akorera hano mu mujyi wa Kigali mu gasantere ka Ngaruye, niho abarimo gukorera. Wowe uzaza bigufashemo, nujya kuza uzatubwire, tuzagufasha tukuyobore, muzehe aza agufashe, ikibazo cyawe gikemuke. Niba umukunzi wawe yarakwanze, azongera kugarukire. Ubwo rero nababwiye nimero za muzehe,
ndaza no kuzibandikira muri mesaje, ubwo noneho nimujya kuza muzatubwire muze hahita bibafashamo.